Ndagusuhuje wowe udukurikiye kuri K James TV, nizere ko umeze neza aho uherereye hose kandi ukomeje kugira ibihe byiza. Rero tuguhaye ikaze, ni karibu mu kiganiro. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu byinshi kandi by'ingenzi cyane ku buryo bishobora kukugirira akamaro. Ese uriteguye? Urahari ngo tubane? Ni karibu muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe, gerageza ukande subscribe kugira ngo twameze kuza kubana muri iki kiganiro, ntuze gucikwa n'ibintu by'ingenzi tugiye kurebaho. Ese niki wakora mu gihe ubona umushahara utaguhagije? Reka dutangire ikiganiro. Uyu munsi ngiye kukwereka ingingo 10 cyangwa se ibintu 10 ukwiye kugerageza gukora cyangwa se gukora igihe ubona umushahara wawe utaguhagije. Umva ikintu cya mbere ukwiye gukora: kora ingengo y'imari. Menya aho amafaranga yawe yose ajya kandi ugabanye amafaranga ukoresha bidakenewe. Reka kuguriza abantu buri gihe kuko utari ikigo cy'imari. Ikintu cya kabiri ukwiye gukora: gabanya amafaranga udakeneye, cyangwa se gerageza kugabanya amafaranga adakenewe. Tandukanya ibyo ukeneye n'ibyo wifuza. Wirinde gukoresha amafaranga mu buryo budafite akamaro cyangwa se burenze ubushobozi bwawe. Ikintu cya gatatu ukwiye gukora: irinde kwiyongerera imyenda mibi. Urugero, ntugafata amadeni menshi arenze ubushobozi bwawe ubona kugira ngo ubashe kubaho ubuzima buhenze kandi utabishoboye. Gerageza kuba uriwe, ukoresha umushahara wawe ukuri, ndetse urebe ibintu bikenewe nk'uko twagiye tubibona mu zindi ngingo. Icya kane ukwiye gukora: shaka indi soko y'inyongera y'amafaranga. Akenshi iyo ufite ibindi bintu byinjiza amafaranga, bituma nawe ubwawe utagira ibibazo byinshi kubera ko hari henshi ubasha gukura. Rero tangira urugero, akazi gatoya cyangwa se ubucuruzi bwagutera kubona cyangwa se bwawe gerageza kuguha andi mafaranga y'inyongera ku mushahara wawe. Icya gatanu: iga ubumenyi bwinjiza amafaranga menshi. Urugero, ushobora mu kwiga ibintu byakongerera amahirwe yo kubona amafaranga menshi. Urugero, ushobora kuvuga ati ngiye kwiga undi mwuga nshobora gukora kandi mfite n'akazi kanjye gasanzwe. Rero gerageza kureba ubundi bumenyi wiga bwashobora kuguha amafaranga menshi. Icya gatandatu: shora imari mu mitungo. Nk'abantu mwe rwose, ikintu cyitwa imitungo yaba iyimukanwa n'itimukanwa ku iki gihe, gusa ahanini ndavuga ku mitungo itimukanwa, akenshi isa naho ari ububiko bwiza muri iyi minsi aho tugeze, kuko iki gihe nicyo ubutaka cyangwa se indi mitungo itimukanwa iri kugura make ugereranyije n'igihe kizaza. Rero gerageza gushora imari mu mitungo, ushyira amafaranga mu ishoramari rishobora kuzanira inyungu mu gihe kizaza aho kuyasesagura mu bintu bitakungukira. Icya karindwi: saba kongererwa umushahara. Ibi nabyo birashoboka bitewe n'uko ushobora kuba waragize agaciro kari hejuru mu kazi kawe, waratanze umusaruro uhagije. Icyo gihe ugerageza kuganira n'umukoresha wawe, umusabe guhembwa neza. Iyo ni indi nzira nayo ishobora kugufasha kugerageza kubona umushahara wisumbuyeho. Ikintu cya 8 kintu ukwiye gukora: shaka amahirwe aruta ayo ufite. Rimwe na rimwe guhindura akazi cyangwa se urwego ukoreramo nibyo byihutisha kongera amafaranga winjiza. Gusa ushobora gutinda kubigeraho, ariko nabwo nubibona n'andi mahirwe uzaba wakiriye. Rero ni byiza kurushaho gushaka andi mahirwe mu gihe aho ubona bitameze neza. Tugeze kuri nimero 9 cyangwa se ikindi kintu cya 9 ushobora kugira gukora mu gihe ubona umushahara wawe utagushimishije. Gerageza kubika amafaranga y'ubutabazi. Urugero, wige kuzigama kugira ngo uzabashe guhangana n'ibibazo bitunguranye utagize ihungabana ry'amafaranga. Ikindi, wige kuba mu bihe bikomeye kugira ngo bitazongera no kugusubiramo cyangwa se kugusuzugura, ugasanga ubuzima bukomeye buraza ugapapa ukagira ubwoba byacitse. Gerageza kwiga kuba mu buzima bwose. Ikintu cya 10 ukwiye kumenya none ahangaha aricyo tugiye gusorezaho muri ibi bintu 10 twavugaga bishobora kugufasha mu gihe umushahara wawe utagushimishije cyangwa se utaguhagije. Tekereza birenze umushahara wawe. Umushahara wawe ukwiye kuba intangiriro y'iterambere ryawe aho kuba isoko yonyine y'amafaranga. Tangira ubucuruzi, shora imari, kandi ugire
n'andi masoko menshi yinjiza amafaranga, kuko umushahara wonyine ntabwo uzagutunga. Gerageza gutekereza birenze umushahara wawe. Mwebwe mwakoze cyane, twabanye muri iki kiganiro. Inama dukuye muri iki kiganiro ni iyi ngiyi. Iya mbere, dukwiye kuzirikana kuri uyu munsi, ikirenze byose ugerageze gukora uruhare rwawe rwose, igakwiringira Imana, kuko ni nk'aho ari idutunga kandi niyo soko idashira ku byo dukeneye byose. Cya kabiri, wibuka ko umushahara ushobora kugufasha kubaho, ariko kugira amasoko menshi yinjiza amafaranga bishobora kuguhindurira ubuzima ejo hazaza. Mwakoze cyane rero, mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Nizere ko uyu munsi twize isomo rigiye kudufasha kubyaza umusaruro ibitekerezo dufite ndetse na dukeya tubona. Mwakoze kubana natwe, mukande subscribe, like, share and comment. Ahari inama hari icyo yafasha mugenzi wawe. Wakoze kubana natwe, turagushimiye.